kuko mfite ibibazo byinshi ngomba kubwira Imana. Urayibwira se yikura he? Erega ndimo no gukeka ko waba waraneye inda wowe. Ndavuze ngo uragenda umaze kumpa. Ariko se vie umbujije kujya gusenga. Uratangiye ngo ubundi sigiye naguhereye wamaye iki wowe? Ni iki wamaye? Kandi rero hari n'igihe ndimo kumva rwose nge mu nda hamereye nabi. Aha ni wagere. Uri umukozi wo mu rugo. Nubwo uri umukozi wo mu rugo hari icyo ugomba gushima cyose ukabikemura. Amafaranga nguha nabyo birimo. Ngiye gusenga. Babakozi b'Imana bafite amasengesho y'iminsi 3. Ubwo nari ngiye nanjye gusenga kuko barandaritse. Ariko ayo masengesho y'iminsi 3 azarangira ku wa 5. Nzajya ngenda mu gitondo ngaruke nimugoroba nsubireyo ejo mu gitondo gutyo paka amasengesho arangiye. Kuko mfite ibibazo byinshi ngomba kubwira Imana nanjye ikangirira neza. Kuko rwose mfite ibibazo ngomba kugenda nkayishyira nkayibwira kuko hano muri uru rugo mba numva nararemerewe, ndumva natuje neza, mbese Imana nanjye ikangirira neza. Ariko nyine nzajya nza nimugoroba muri mirimo nyine isanzwe mu rugo nongere ngende. None se papa muto hari ikibazo cyaba gihari ngiye gusenga? Uvuze ngo iki? Nari ngiye gusenga. Ngo ugiye kugira gute? Gusenga. Ibi ngende imbere muri raporo z'akazi kabandi none uraza kuno kunisha umutwe no kujya gute ngo ugiye gusenga. Usenga ibiki? Nta nisoni. Suko nta nisoni munagira. Aya biki gihe nukuvuga nukwihuruza ugashaka kuvuga ngo ndagiye. Yugenda utanambwiye se ahubwo niba ari byo ngutangiye kuja witegeka. Uriyobora se ibibazo so wabibyimana abandi babibwira Imana ntabwo bawaza. Ntabwo akicana ngo upfuke musenge. Ni bwa busore buzana bwigira abantu b'Imana. Ngo barandaritse ngo ndakwisabye ndanakwiyamye. Nta nubwo ibyo numva nana. Buretse nta nubwo ibyo numva nana nabyemera. Ibyo bibazo se urigiye kubibwira bamwe baje hano? Ibyo bibazo se niwe baje kubikemura? Nkaho wakagize ikintu nkorera ukavuga uti uyu mugabo papa mutone ari kuri mashini hari ibyo raporo zamusajije none uhuguje kuntura ibibazo ngo ugiye gusenga. Ngo mare ngo noneho ngeminsi nginga ngeminsi iminsi 3. Shaka undi mibwira. Shaka undi ubibwira. Nta nubwo shaka ngiye kubyumva. Nabambayeho gute? Nababya bemeza bite? Ariko reka nkwerekereye. Niba ibintu bikunaniye ukaba utangiye kwizana ibyo kujya gusenga. Ntacyo tuzifite. Jewe mfite ikibazo ndashaka kandi kugikemura mu kanya. Ibyo kujya gusenga bihagarike. Nta nubwo nshobora kubyumva. Abe nagati. Ariko cyakora numara kugikemura ndakwemera nk'umunsi umugende. Ibyo ngibyo mbwira. Habe nagake niko mubwiye. Ha soni. Reka nze ko Margarete n'ibingibi mutse. Ibyo nakoze kuko hano muri uru rugo ni ibiki ku buryo wambwira ngo ntabwo njya gusenga ngo nta kintu nkoze. Papa muto hano ibintu byose mba nabishyize ku murongo. Nta na kimwe mba nashyize ku murongo.
none unyimye n'uruhushya rwo kujya gusenga. Mugiyeyo. None se ni icyaha kibazo gihari gituma utarimo kuma uruhushya ngo nigire gusenga? Kuko mfite ibibazo byinshi nawe ugiye konyongereramo ibindi, ubu se mu by'ukuri nzabigenza nziyahure se ibibazo kuko birandenze cyane. Nabibwiye Imana, nta wundi nta mwana w'umuntu nabibwira ngo abyihanganire, nawe ubwe byamusaza mu bwonko. Mbigenze ne kuko papa muto umva mushaka kujya mu muntesha mujya mu munteshe n'umwanya munteshe n'igihe urumva nk'ubu rebe nk'aya magambo ubu urimo kumbwira narindi ni mu kazi k'abandi ngo ugiye gusenga ntabwo bijya bishira. Ntabwo ujya ubona bazaba hano bikarakaza ngo baje gusenga, ubu ntabwo bari mu mirimo yabo, ntabwo barimo gukora imirimo yabo. Nanjye ni mu kazi hekisani isanga makugena hapfuka marangabwira Imana ibyo ngibyo ntuzanje ubizanamo, ugomba no kubitegura imbere yo kubigira ukamigana ntarinjira no mu kazi. Nakugiye ko ngukeneye, nakubwiye yuko ngukeneye. Ibibazo ufite ngiye ngomba kubikemura. Byo mumbwira se nibiki? Nta mushaka gutesha abantu umutwe, mushaka kugiye kubavangira. Jewe nakubiye ko ngukeneye, mperukana nawe ryari. Urabizi yuko umugore ari mu butumwa bw'akazi, nta wundi ugomba kujya gute kundengera. Yakubwiye gukora imirimo yose, ntabwo yakubwiye gukora imirimo yose. Ibi byose nibiba bishaka mushaka kuntesha umutwe. Ugomba gukora akazi kose. Ikibazo nakubwiye yuko tugomba kubonana, ibibazo ugomba kunyemurira. Maze iminsi ingahe niriwe mu kazi, ejo niriwe mu kazi, none n'ubwo ndaje mu kazi igihe mbonye n'agahenge kugira ngo tugiye tuko tubonana. None ngo ugiye gusenga, ngo ugiye kugira Imana ngo ibibazo byawe ngo sinzi biki. Urayibwira so yikura he? Urayibwira barabaza kugomba gushuka hano bo nta bibazo bafite se, mu ngo zabo barabikemuye se. Ni isoni. Jewe icyo nkubwiye cyo ntaho ujya, niba ngombwa ubanza ukemura ikibazo cyanjye mfite, nurangiza uzagenda amasengesho cyangwa ejo bundi cyangwa hazabaho n'ayandi. Ariko ntushaka kuzana ibyo ngibyo, nta nubwo nshobora kubyumva, ntabwo nshobora kubyumva be na gato. Ibintu byose nabitunganyije, guteka nagutekeye, nogeje ibyombo nakora, nta kintu na kimwe nakoze. Uri kugira ngo ngukorere iki mu by'ukuri? Wanditse nkigira gusenga. Nta kintu nakoze hano muri uru rugo, ibintu byose nabishyize ku murongo, yewe n'ibiryo mbisize mu gisorori. Igihe uri bwahugukire uragenda urye, ibiryo birahari. Banza ukemura ibibazo mfite. Ni ibihe bibazo ufite nyine ngo tubikemure? Namenye n'ibyo dukemura. Nge ndumva nta kibazo dufitanye, nagakwiye kwigira gusenga rwose. Ahubwo ibibazo mfite nkagenda nkabibwira Imana ikangabanyiriza byibura n'uwo musonga, kuko wenda yabigabanya nkajya ahantu hari abandi bantu, numva nanjye ndasenze mu mutima wanjye ndatuje. Ni ukuvuga ngo icyo nshaka kukubwira nizeye ko urimo kucyumva. Ntabwo uri umwana ku buryo wowe wavuga ngo ngiye gusenga, ngo ngiye kubwira ibibazo Imana nabariye. Nakubwiye ko bararyaba ibibazo bafite bitazanashira mbere yo kuza kukumbwira ngo byombo ntabwo ari ku kazi kaha ngaha gusa ngo wakorobye. Nta kindi kibazo ukeneye gukemura se. Urabona ameze gute se? Ejo ntabwo twabonanye kandi ikibazo ufite. Ariko ubona ko umugabo yabera aho ngaho gusa. Menye ko nyoko bwawe kujya ugomba gukemura ibibazo byose. Nubwo abikwaje ukabimuhisha, ugomba gukemura ibibazo byose. None se wankorekiza ngambye nk'umubiri wagira abona nta kintu ukeneye se. Jewe nashidutse bwakeye, urumva naje nijoro sanga wasinziriye, nanjye gukora ku rugi numva abana bashobora kuba babyumva. Mu gitondo mbyuka nsanga washoshoye wagiye. None n'ubu ngubu urangiye ngo barimo kwirukanka bikarakasa ngo urimo koza amasahani, ngo urimo gukoropa, mbona washishikaye ngo ugiye kujya gusenga. Ugumye kumvishisha amagambo menshi bishaka no gutuma subira mu gena byibuze. Noneho mbikubwira, ndumva kukubwira ariko ugenda umuntu aca hirya kuki wigira umuntu umwana ariko
ibyo kuvuga ngo ujye gusenga none reka mbikubwire vis-a-vis uragenda ubanje kumpa uragenda ubanje kumpa pana bya byo kuvuga ngo ducarya ko duce hino no hino uvuze mu kiviye ndavuze ngo ugomba kuma niba ushaka gufata mikoro niba ushaka njya gusana abirirwa batangaza amakuru hehe na hose niba ushaka abanyamakuru ndavuze ngo kugira ngo nabyumve neza aha ni wagere uri umukozi wo mu rugo nubwo uri umukozi wo mu rugo hari ibyo ugomba gushima byose ukabikemura amafaranga nguha nabyo birimo reka ndimo no gukeka ko waba waraneye inda wowe uko merewe nabi mba numva mu nda nazi ukuntu bimeze isesemi umva imereye nabi cyane none nakubwira ngo ngiye kubwira Imana ibibazo byanjye ugatangira ngo ngiye hehe ngo ngiye gusenga ngo urasenga iki rega umuntu aba afite ibibazo bitandukanye nagiye kuyibibwira nabikubwira ukabimariraho iki ibibazo nzabyirengera ibyo ntago bigomba kubaho bigomba gusubirwamo ugomba umuhamagara umubwira uti urugo rwawe niba utaje ngo urwiteho rurasenyutse none n'igihe uzagera wubaka urugo rw'abagiye mwese bakubwira ngo ukora akazi kose neza uburyo ngo ugende ngiye yo gukeneye mba ngukeneye kandi ibyo bose abakeneye ni itegeko ibyo umwami akeneye ibyo umwami avuze biba ari itegeko nta nubwo ari n'icyifuzo kandi n'ubyanga kumva nabyo cyo kuvuga ibibazo byawe ngo sinzi ngo ushobora kuba ngo bibazo ngo mu ntabwo ibyo ngibyo birandeba hafi n'agakena n'ubwo binafashe mu byo nari ngiye no kubwira Imana ni nacyo kintu cya mbere nari ngiye kuyibwira warangiza ngo ngwima umva ibi bintu bigomba gusubirwamo kuko ngiye ndanabirambiwe pe ngaho uri kunsikamira aho nkubwiye ngo ngiye aha ngo wijyayo ngo utarama ariko ubundi igihe naguhereye urumva nasana ufite ubundi mu by'ukuri ndaguhanguye ibikira bidashira ku buryo wakumva unyuzwe bigomba gusubirwamo ibyo ngibyo simbizi